Reka tubifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, ariko kandi tubasaba gukanda subscribe wowe utarabikora, ukande kukazogera ndetse ukore na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe bajye babona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Iyi ngiyi rero ni Nzuri Business Group Limited, nk'uko mubimenyereye, kampani ya mbere hano mu Rwanda ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tumanaginga imitungo yanyu itimukanwa mu byo twise property management. Nk'uko mwakomeje rero mubibona tugitangira kuri afishe twabahaye, nuko abamenyereye yuko twakoreraga cyangwa se dukorera ku Muhima kuri Yamaha, ubu atari ko bikimeze, kuko ubu ngubu twimukiye mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya Centenary House. Dukorera ubu ngubu muri etaje ya kabiri, ari nako kandi tubafasha kohereza ibintu mu mahanga, kohereza ibintu hanze mu gihe gito gishoboka, mu masaha make ashoboka. Ibyo woherereje umuntu bikaba bimugezeho, kimwe n'uko ushobora no kuba uri hanze ukabyohereza n'ubundi umuntu akabyakira mu gihe gito gishoboka. Nk'uko rero muri kubibona ku mashusho yanyu, turi kubereka inzu nziza cyane. Ni inzu nziza cyane igezweho ya kadasitire ijyanye n'igihe. Iyi nzu akaba ari inzu nshyashya itarabamwo umuntu n'umwe, bivuze ngo uyiguze ugiye kuyituramo cyangwa ugiye kuyikodesha, uwayibamo yaba ari we wa mbere uyituyemo. Iyi nzu rero iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, ahazwi nka Nyarugunga. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 4 byiza binini byo kuryamamo, ndetse ikagira dushe na tuwarete 3 byiza rwose byubatswe mu buryo bugezweho. Ikaba kandi ifite salon, salle à manger, ndetse na cuisine iri moderne, ifite na stock. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite na jardin ndetse na parking ibasha kujyamo imodoka 3 zose, ari nako kandi ifite annex, ifite toilette yo hanze, dushe yo hanze birumvikana, igikoni, stock, ndetse n'inzu wakwita ko ari iy'umukozi cyangwa se ubafasha imirimo yo hanze. Hanyuma kandi iyi nzu ikaba yubakishije ibikoresho bigezweho bikomeye, cyangwa se ibyo twita materiaux durable mu ndimi z'amahanga, ko nk'uko muri kubibona ifite clôture ya ruriba, ifite amakaro meza, amaparafo ni gypsum, irimo amapave meza. Mbese ni inzu igezweho buri muntu wese yakwifuza gutunga. Iyi nzu rero kandi ikaba iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 400 zose, bivuze ngo ni ikibanza gisanzwe cyemewe ariko kirengejeho metero kare 100 zose. Iyi nzu rero iri ku giciro gishimishije, kandi mbibutse yuko iri hafi ya kaburimbo, ari inzu ifite inzugi nziza, ndetse ari n'inzu ifite igikoni cyiza cyane nk'uko muri kubibona ku mashusho. Akarusho kayo kandi ikaba ifite na garde-robe, cyangwa se akabati ko kubikamo imyenda muri chambre principale. Si ibyo gusa rero, kubera ko chambre principale yayo ifite n'urwambariro cyangwa se dressing room. Byumvikane ko iyi ari inzu y'akataraboneka, ni inzu nshyashya. Tutabicishije rero amatsiko, iyi nzu irashaka miliyoni 77 z'amanyarwanda, ariko ziri negociable, cyangwa se miliyoni 77 ziganirwaho. Ni igiciro wowe ngwino uvuga uti ngewe ndabahaya, hanyuma ubundi rwose urebe yuko tutagura. Yes, washimye iyi nzu rero waduhamagara kuri za nimero zacu nyine musanzwe muzi, arizo 0788886797 cyangwa se 0781 Si ibyo gusa rero, kuko wadusanga nyine hariya muri Centenary House muri etaje ya kabiri, ukizamuka muri esanseri ukata iburyo, ubundi ukagera muri Nzuri Business Group Limited, tukagufasha kukwereka imari zose zigurishwa, ari nako kandi nawe uduha imari tukugurishiriza mu gihe gito gishoboka, utarindiriye za cyamunara n'ibindi bibazo bya hato na hato. Ushobora kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu, arizo n'ubundi Nzuri Market, yaba Instagram, Facebook page, Twitter,
hose hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Kandi rero subscribe kugira ngo udacikanwa n'ibyiza byose tugufitiye. Murakoze cyane.